bitandukanye imenyesha amakuru y'ibyo turimo ndetse n'ibyo twenda kuzabamo. Muri ayo makuru rero Imana yambwiye ngo nkubwire wowe unyumva ngo ni igihe Imana igiye kwibuka umuntu wese mu ruhande rwe, kandi ubwo igiye kubibuka umuntu wese mu ruhande rwe ngo izananyura kuri buri wese ku giti cye, ngo nimunyuraho ifite ibintu izatunganya kandi nanone ifite ibintu izahindura. Muri uku gutunganya kw'Imana hari ibintu ikura mu nzira, ibiyibangamira byose byatuma Imana itaza neza ngo igiye kubikura mu nzira, ariko nanone bituma Imana iza neza ngo nanone igiye kubishyigikira. Amen. Imana nishimwe. Ikindi Imana yambwiye ngo abantu nibareka ubwoba. Nanone ngo impamvu Imana ije nuko wayihamagaye, n'impamvu Imana ije nuko hari icyo yavuganye nawe. Ikindi giteye Imana kuza nuko ibyo yavuze itajya yibesha. Ikindi giteye Imana kuza nuko ibyo yagambiriye no kubikora ibikora. Haleluya. Ikindi giteye Imana kuza nuko amasezerano yayo atajya avuguruzwa n'umwana w'umuntu, ngo nta muntu ujye uhindura umugambi wayo, niko yantumye ngo mbabwire. Ikindi ngo nta n'umuntu wakitambika ubushake bw'Imana, ngo nubigerageje ntibikunda. Iki ni igihe Imana ihamagaye abantu kugira ngo yongere irobanure mu batoranijwe, irongere itoranye, kandi niza gutoranya ntabwo izongera kuvuga ngo ndicuza kuba naratoranije runaka, kuko Imana imaze iminsi ikosora ibintu byari byaragenze nabi. Muhumure, tugiye kubaho mu gihe Imana igiye kugivugana natwe tutagombeye guhendahenda cyane, kuko ibyaha nibyo byatumye tugera mu gihe cyo guhendahenda tukajya twumva itaza. Ubuzima buri mu icyaha ngo butuma Imana itinda kuza, ariko uzarebe iyo umaze kwiyeza no gusenga ikirere cyeyurutse Imana ngo fasha ubamvumire ngo nicyo kiri butume uyu muvu muri bubafate. Ngo Baraki we yarabangaga ariko ntiyari afite ubutware bwo kuvuma. Imana idufasha cyane. Bajya batwanga, abantu bagafata igihe cyo kukwanga, bagafata n'igihe cyo gushakisha abakuvuma bikemera, kuko bazi ko bafite akanwa kavuma bikemera, ngo kandi ako kanwa kavuma bikemera ni kakandi gahesha n'umugisha. Ariko ndagira mvugane nawe wumva uteze amatwi Umusaraba TV, nubwo byateguwe tugirire neza, uzi yuko dufite ubutware bwo guhesha umugisha. Ubu butware bwo guhesha umugisha ngo bubamo ngo n'ubutware bwo kuvuma ngo umuntu akabikivume. Ariko ndagira ngo mvugane nawe, ntabwo ubwo butware wabuhawe kugira ngo uzavuma abandi, wabuhawe kugira ngo ubaheshe umugisha. Haleluya. Niba ubahesheje umugisha nawe ubwawe uri umunyamugisha. Ariko ngo umuntu wese uhagurukira kubavuma, ntabwo 2015 ngera mu gihe nari mfite icyumba cy'amasengesho kinini cyane, abantu barakizi, Kicukiro mu Kagarama. Abantu barazaga ari benshi bagasenga, bakabona Imana, bakabohoka, Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Ariko kenshi abagore batwite nibo bakundaga kubohoka. Ndabizi murankurikiye muri inshuti zanjye, Yesu abaha umugisha. Turaziranye kuri icyo kintu, murakize cyane, Imana ibaha umugisha. Amen. Abagore batwite nibo bakundaga kuza, bafite inda bamaranye imyaka 3, 2, 4 zaranze. Noneho umunsi umwe igihe kiragera, abarozi bo kuwo musozi bahantu nari mfite icyo cyumba cy'amasengesho ngo bakora inama, baravuga ati ibi bintu ntibishoboka, ntago bibaho, twe dufite ikibazo, turarangura buri munsi, aho turangurira ibirozi byashize, amafaranga yadushiranye. Kubera iki? Umuntu watuzemo ninde? Haleluya. Mu izina ry'Imana ntago ubirukana mu buryo bwawe ukavuga ati mu izina rya Yesu amahembe agahaguruka agasubira kwa nyirayo. Ntago abakiyakoresheje. Ayo mahembe aba yacitse intege ku buryo atayatuma undi muntu ngo bikunde, bisaba ngo agira andi masha. Noneho iyo yirukanye kuko uba yatwikishije umwuka w'imbaraga z'Imana, ngo aba yacitse intege, iyo amugezeho nawe bimugiraho ingaruka. Ngo uyu murozi bamugeze imbere baramubwira ati rero uyu muntu waje muri karitsiye akabije kutwangiriza, imbaraga zacu zarangiritse, amafaranga yashize. Arangije arababwira ati reka nzaze ngewe nzabyikorera. Nshuti zanjye, yavuye Kibungo aje ku Gataro. Arangije ijwi ry'Imana rirambwira ngo nuwo mufate. Naramufashe, kwihana biranga, intambara iraba, haba bikomeye. Icyumba cy'amasengesho umunsi n'icyakoze, abo twari turi kumwe barabizi, cyakoraga kuwa 3. Nyuma yaho rero umva ikintu yakoze, yagiye kundogesha ngo muri Tanzania ahantu hakomeye, aravuga ati uyu mugore akabije kwangiza imbaraga zacu. Ariko ndagira ngo mbabwire, twaheye umubyeyi ngo igihe basutse amazi bashiramo imiti, ngo bavuga amazina yanjye kugira ngo bandoge.
igihe cyose ngo ifoto yahitaga iza mw'iyo base. Igihe ifoto ijemo ngo uwo mupfumu aravuga ati iyi nkota niyitera mw'ino base noneho iyi foto ye nkayihamya, amaraso agahita aza mw'ibase, uyu mugore ahari arahita apfa. Nanjye nari mfite amakuru, nshuti zanjye, dufite amakuru atari ayo twahawe n'abantu. Gerageza ushaka amakuru. Imana ifite amakuru yizewe. Imana ari yampaye amakuru, irambwira ngo bagiye kukuroga kandi uyu muntu yagiye ahakomeye, fata amasengesho y'iminsi 3 usenge. Narasenze. Muri icyo gihe barimo barandogesha, nge nari ndimo ndasenga mu butayu bwa Samuduha. Imana ikavugana nanjye ngo igihe cyo kuyasoza ntikiragera. Yajeneta yazimini yasadre muriro. Iyo uri umuriro babaraki baragerageza bikanga. Iyo uri umuriro bigushaka bisanga uri umuriro koko. Uyu mubyeyi ngo abigerageje inshuro ya 5 yaje kwihanira mu cyumba cyo mu rugo iwanjye. Niwe watuye aravuga ngo ndeka mwababyeyi mwe mwabagabo mwe ndetse n'abasore abo yarasanze muri icyo cyumba, ni mubeho mu bihe byo gusenga mu bumuriro. Kuko uyu mugore nagerageje kumwica inshuro nyinshi ariko ntibyigeze byemera, kuko igihe cyose yabaga ari umuriro. Nawe bumuriro ibigushaka ntibiri bukubone. Impera z'umwaka benshi murazitinya, mufite ubwoba ngo nishimwe kubaye umuriro mu gihe abandi bazimye. Topere siredre kandi ni wayasire dry ni taya wayasika ayazimini yasadre. Mana ivuganye nawe ngo ugeze ku rwego uri kwitera ibishinge kubw'ikibazo cya diabete. Imana iravuze ngo wowe ukurikiye umusaraba TV, Imana igukozeho, dore ikoze kuri ubwo burwayi. Dore data avuganye nawe ngo ni igihe agukijije mu gihe wabonaga ko igihe cyawe kirimo kirangira. Imana ikongera iminsi yo kubaho ni kwivuze. Ene taya simini yasadre kandi ivuga nawe ngo dore umusaraba niwo bendera cyacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwo nabane namwe kandi imigisha y'Imana ibasesekareho aho muherereye hose, mu byo mwerekejeho amaboko byose, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwabyo. Mwese mwumve ko tubasuje kandi twifurije ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu ni Umusaraba TV, kora subscribe niba utarayikora, nimba warayikoze kandi turagushimiye cyane, ariko kandi gerageza ukore na share, usangize ibiganiro byacu dukora umunsi ku munsi kugira ngo ujye uwa mbere kubibona, ikindi dufashe kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko nicyo kitugenza. Ni Nepo kuri mikoro, nabukereye umunsi naje. Imana ishimwe. Amen. Ndi kumwe n'umubyeyi Imana ihamagaye kugira ngo yamamaze kwera kwayo mu gihe nk'iki ngiki, igihe kigoye, sinzi imana muri kubibona. Ni igihe kigoye kitoroshye. Umuntu umwe yaravuze ngo ni igihe cy'umugoroba, urumva rero gukora ku mugoroba biragoye, ariko rero Imana iramuhamagaye. Turamwakiye ku Musaraba TV rero kugira ngo tuganire nawe, twumve icyo Imana ashyize ku mutima we, cyane ko Imana iri kumunyuzamo ibintu byinshi cyane muri ino minsi, afashisha ubwoko bw'Imana, afashisha abantu b'Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nkunda kubabwira ngo turi mu gihe Yesu cyangwa se tuvuge ngo Imana cyangwa se ijuru riri kweza umugeni kugira ngo rizamwishyire adafite ikizinga. Ibi rero turi gutanga ni nk'imbuzi ya nyuma, nubyumva ntukabitesha agaciro, ahubwo byo biha agaciro aho uherereye hose, kuko ejo bundi ku mugoroba mu gitondo saa 6 uri kurya utari kurya, wabwiriwe cyangwa se wariye, wabuze kwishyura inzu cyangwa yabonye wubatse inzu cyangwa utayubatse, ugenda n'imodoka cyangwa n'amaguru, Yesu yaza. Twitegure. Uraho neza? Uraho neza. Amakuru ni neza. Yesu arakurinze cyane. Shakwambaye neza cyane. Merci beaucoup. Ndi kukureba. Arakoze. Mama ajya bavuga ngo mbijana. Ya ntago nasaba ijana rero buriya. Reka. Nasaba menshi. Urashima Imana ariko? Ndashima Imana. Ntago twari duherukanye. Yego, hari haciye hagahe. Ni kenshi ko hari nagushatse ndakubura. Yego. Ariko mbwiye ko ari mu murimo w'Imana, ari mu ivugabutumwa. Ivugabutumwa ryagenze neza? Byagenze neza, nta kibazo. Yesu yakoze imirimo ikomeye cyane. Yego. Nta kibazo aho narindi.
Imana yabanye nanjye. Imana ishimwe. Amen. Twishimiye rero kubana nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yego, murakoze cyane. Ubyakira ute kuba ifunguro rigiye gutunga abantu b'Imana, ubwoko bw'Imana, Imana ishimye ko rinyuza muri wowe? Ibintu byakiye gute? Mbyakiriye neza kandi ndabishimira Imana. Imana ishimwe, dushimye Imana ko igushoboje kugira ngo uboneke tuganire kuri uyu munsi. Yego. Imana igutangaza iki muri ino minsi? Imana irimo iratangaza byinshi bitandukanye, ariko ikizima gikomeye kurushaho nzaniye abantu ni uko Imana ikiri ku ntebe y'imbabazi. Yego. Ntabwo imbabazi zirarangira. Ntabwo zirarangira, iracyazifite. Ikindi dukwiriye kumenya ni uko tujya twakira ubuhanuzi butandukanye, buhanuwe n'abahanuzi batandukanye, abakozi b'Imana batandukanye. Imana yagiye iduhamagara mu buryo butandukanye, ariko icy'ingenzi Imana intumye kuri uyu munsi ni ukugira ngo tumenye ko ubwo imbabazi zihari ni uko hari n'amakosa. Yego. Ubwo imbabazi zihari, kubera ko hari amakosa nicyo gitumye imbabazi zigihari. Ayo makosa rero Imana yambwiye ngo mbwire abantu ngo kuba twarakosheje ni kimwe no kubabarirwa ni ikindi. Imana igiye gukora. Rero amakosa yose twaba twarakoze ntabwo turageraho imbabazi z'Imana zarangiye. Twagiye twakira ubuhanuzi butandukanye butubwira ngo Yesu araje, nibyo koko araje, ari bugufi. Ubundi butubwira ngo 2024 birakomeye, biracitse, mbese abantu bose imitima irahagaze. Ariko nanone nkuzaniye ubutumwa buvuga ngo nubwo bikomeye hari ukomeye kubiruta. Amen. Amen. Ukomeye kubiruta niwe wongeye kumpagurutsa ngo ngaruke ku Musaraba TV. Kandi unkundire wo nkurikiye ukurikiye Umusaraba TV, aya magambo yatega amatwi kuko Imana ikuntumyeho ibintu bikomeye. Yego. Yego. Noneho rero mu bantu bafite amatsiko yo kumva ibintu bikomeye Imana ikunyujije muri wowe. Cya kabiri, mu bantu bafite amatsiko y'izi mbabazi, ko mu bantu bifuza imbabazi, nanjye ntunzwe n'imbabazi z'Imana. Yego. Ndakeka n'abana ariko bimeze. Reka tuguhe umwanya usenga Imana twitangira ikiganiro. Yego. Bana mu izina rya Yesu, turagushimye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nanone kandi tunezezwa n'ukuri Imana mu mitima yacu uko bwije n'uko bukeye. Wowe watwimanye akaba uyu mugoroba wongeye ku minsi yacu yo kurama, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Hereza umugisha umuntu wese ukurikiye Umusaraba TV, ugiye gukurikira iki kiganiro. Uhembure abari bashizemo imbaraga, ababuze uko bagira byose mu biganza byawe birahari, abatishoboye n'abatibashije ni wowe utanga imbaraga. Warabivuze uravuga ngo ni wowe imbaraga abazibuze, abasore b'imigenda ngo iyo bagenze bakananirwa, abategereje Uwiteka ngo tugenda dusubizwamo imbaraga. Imana nishimwe. Imana ishimwe. Yesaya yarabivuze, aravuga ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe ngo ariko abarindiriye Uwiteka bazajya basubizwamo imbaraga. Ntabwo tujya tunanizwa n'iminsi cyangwa ibihe, iyo bigoye Imana iraza. Haleluya. Niyo mpamvu uyu mugoroba cyangwa aya masaha twongeye kugushima kubw'imbabazi zawe zabanye natwe. Waraturinze mu bintu byose tumaze iminsi tunyuramo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho dushigikire, utwambike imbaraga, icyo duheje n'imbaraga z'abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Kuko twamenye ko iyo ugiye kuvuga amagambo meza urengera ubwoko bwawe, dayimoni nawe ahagurukana izindi mbaraga zirwana. Ariko kuko wanesheje kandi uko kunesha ko kutarangiye, turagushimiye. Haleluya. Dufashe udushyigikire, umugisha wese, umuntu wese ukurikirana Umusaraba TV ahabwa umugisha n'Imana. Abarwayi bagiye kumva iki kiganiro bahagurutse ku gitanda cy'uburwayi, abafite ubumuga butandukanye babukizwe n'Imana, kandi ukuboko kw'Imana kugira neza gugirire neza umuntu wese wumvise iki kiganiro. Urakoze bana natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Yego. Yego. Tugende mu kumwuka kuyobora. Yego. Haleluya. Ndi umuhanuzi, nkaba n'umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego. Bivuze ngo turasangira ijambo ry'Imana, ariko mfite na message nazanye. Impamvu natinze kuza cyangwa se maze iminsi haciye hagahe tutabonana, nagize ibihe binini cyane byo gusenga. Mwivuga butumwa nagize ku musozi wa Nyagatare, nabanye n'Imana, Imana impishurira ibintu byinshi bitandukanye.
imenyesha amakuru y'ibyo turimo ndetse n'ibyo twenda kuzabamo. Muri ayo makuru rero Imana yambwiye ngo nkubwire wowe unyumva ngo ni igihe Imana igiye kwibuka umuntu wese mu ruhande rwe, kandi ubwo igiye kubika umuntu wese mu ruhande rwe ngo izananyura kuri buri wese ku giti cye, ngo nimunyuraho ifite ibintu izatunganya kandi nanone ifite ibintu izahindura. Muri uku gutunganya kw'Imana hari ibintu ikura mu nzira, ibiyibangamira byose byatuma Imana itaza neza ngo igiye kubikura mu nzira, ariko nanone bituma Imana iza neza ngo nanone igiye kubishyigikira. Amen. Imana nishimwe. Ikindi Imana yambwiye ngo abantu nibareka ubwoba, icyakora cyo Imana iratuma kandi ituma abakozi bayo mu buryo butandukanye. Nanone kandi yahamagaye Yeremiya igira iby'imutuma, ituma Ezekiyeli, ituma Yesaya, ibatuma ibintu bitandukanye kandi bose ni abakozi b'Imana. Ndagira ngo abantu be gutinda ku bahanuzi ngo bavuge ngo mbese kubera icyo uri ahanura ibi uyu nguyu yazaga ahanura ibi, ni ikibazo abantu bafite. Ariko Imana yambwiye ngo nimuve muri ibyo, kuko abahanuzi bose bahamagawe n'Imana ngo ariko ibatuma ibitandukanye. Impamvu yabatumye ibitandukanye ngo nuko n'ibihe bihora bisimburana. Imana ishimwe. Iyo ibihe bisimburana rero ubisimburanya asimburana na buri ko atumye abantu agenda batuma ibintu bitandukanye. Amen. Niyo mpamvu uyu munsi mbonye kuri iyi kamera hari undi uzaza, hari n'undi waje mbere, kandi twese twatumwe na Kristo. Imana iduhana umugisha. Amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Mbere yuko turisoma, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mushire ubwoba, kuko imbabazi z'Imana zabayeho ngo nizo zakuye Abisiraheli mu Egiputa, zibarengera rwose ngo bari bageze ahantu babona ko byarangiye. Ariko izo mbabazi ngo zibazaho, zibasanga mu Egiputa, zibakurayo, ngo bakora urugendo rugiye rugoranye rurimo intambara nyinshi ndetse n'akaga n'amakuba nk'ibyo urimo urahura nabyo, ngo ariko Imana ntiyabareka. Niyo mpamvu Imana ivuganye nawe ngo nawe ntabwo ikuretse, Imana iraje. Amen. Kandi nanone ngo impamvu Imana ije nuko wayihamagaye, n'impamvu Imana ije nuko hari icyo yavuganye nawe. Ikindi giteye Imana kuza nuko ibyo yavuze itajya yibesha. Ikindi giteye Imana kuza nuko ibyo yagambiriye no kubikora ibikora. Haleluya. Ikindi giteye Imana kuza nuko amasezerano yayo atajya avuguruzwa n'umwana w'umuntu, ngo nta muntu ujya uhindura umugambi wayo, niko yantumye ngo mbabwire. Ikindi ngo nta n'umuntu wakitambika ubushake bw'Imana, ngo nubigerageje ntibikunda. Imana ishimwe. Ngo umugabo witwa ngo Baramu ngo ashatse kubavuma ntiyabishobora. Haleluya. Ngo kuko ari abanyamugisha. Hari ibintu Imana igiye gukuraho kandi byari byarahagurukiye kukurwanya. Imana itugirire neza. Amen. Nanone kandi Imana yambwiye ngo mbabwire hariho ikibazo cy'uburwayi butandukanye, ngo ariko Imana iraje. Hari abantu bibaza ngo maze umwaka ndwaye kandi maze umwaka nivuza ntako ntagize, none ngiye kwinjira mu wundi mwaka nkirwaye. Imana yambwiye ngo ifite andi mahirwe ikuzaniye yo kugira ngo iyi minsi mike ubona ko isigaye kugira ngo umwaka urangire, Imana ije kukubyutsa kuri icyo gisasiro cy'uburwayi. Imana yambwiye ngo irinjira mu bitaro, yambwiye ngo irinjira ku mariri y'abantu ku giti cyabo, Imana ikureho uburwayi, ngo kuko abantu benshi bafite indwara zitandukanye, hari n'abafite izo mu mutima bagenda n'abandi batazi. Ariko Imana yambwiye ngo humura, kuko uyu mwaka nubwo usigaje igihe gito, iki gihe cyaba igihe cy'umugisha kuri wowe, ngo kuko ijambo Imana yakuvuzeho rirakomeye. Amen. Imana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye gusanga mu gitabo cyo kubara ibice byaho ni 22. Turasoma umurongo waho wa 6, turasimbuka twongere dusome mu bice 23 ku murongo waho wa 8 honyine gusa. Nkundira utega amatwi iby'Imana igiye kuvugana nawe, uko aya magambo n'ubuhanuzi. Aya magambo n'amagambo asobanutse cyane ari mu bwenge bw'Imana, kandi arimo byinshi Imana iguteguriye kuri uyu munsi. Haleluya. Aya magambo Imana yayampaye irambwira ngo mbabwire ngo nukuri ibi ngibi byose tugiye gusoma biri mu ruhande rwawe. Wirebye umaze igihe uhura nabyo ndetse n'abakubanjirije bahuye nabyo, ariko umva ikintu gikomeye Imana yakubikiye nuko batazabishobora. Imana ishimwe. Amen. Igitabo cyo kubara ibice 22 ku murongo waho wa 6 haravuga ngo nuko ndakwinginze ngwino umvumire aba bantu kuko bandusha amaboko, ahari nzabanesha, tubatsinde
mbirukane mu gihugu kuko nzi yuko wowe ubasha wowe uhesha umugisha uwo uhesheje umugisha awuhabwa uwuvuma akaba ikivume. Amen. Reka dusubiremo ngo nuko ndakwinginze ngwino umvumire aba bantu kuko bandusha amaboko. Ahari nzabanesha tubatsinde mbirukane muri iki gihugu kuko nzi yuko uwo uhesha umugisha awuhabwa uwuvuma akavumika akaba ikivume. Dusimbuke dusome 23 murongo waho wa 8 haravuga ngo navuma nte abo Imana itavumye kandi narakarira nte abo Imana itarakariye. Amen. Hariho akabazo. Navuma nte abo Imana itavumye narakarira nte abo Imana itarakariye. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu mugabo ngo yitwa Baramu. Uyu mugabo witwa Baramu ngo Baraki yaramusabye aramubwira ngo ndabizi neza cyane umuntu uvumye aravumika ngo kandi n'umuntu uhesheje umugisha arawuhabwa. None ndakwinginze ngwino bamvumire numara kubamvumira baravumika byemere ngo kuko n'uwuvumye abasha kuba ikivume uhesheje umugisha abasha kuwuhabwa. Haleluya. Imana itugirire neza. Ngo Baramu we abyitegereje kubera ko yarazi neza urugendo abisiraheli bagize yarasobanukiwe cyane inzira abisiraheli bamaze igihe banyuramo ngo abitegereje abona aba bantu ari abanyamugisha. Amen. Niko nawe ufite abantu barimo baratanga ibiguzi barimo ngo Baraki yari yavuze ati nubwo wanyaka ifeza ibintu byose wansha kugira ngo umvumire ubu bwoko ngo ndabona ari ubunyembaraga ngo ni benshi cyane ngo barushijeho gukwira mu gihugu ngo ariko mfasha ubamvumire. Imana itugirire neza. Haleluya. Ngo mfasha ubamvumire ngo nicyo kiri butume uyu muvu muri bubafate. Ngo Baraki we yarabangaga ariko ntiyari afite ubutware bwo kuvuma. Imana idufasha cyane. Bajya batwanga abantu bagafata igihe cyo kukwanga bagafata n'igihe cyo gushakisha abakuvuma bikemera kuko bazi ko bafite akanwa kavuma bikemera ngo kandi ako kanwa kavuma bikemera ni kakandi gahesha n'umugisha. Ariko ndagira mvugane nawe wumva uteze amatwi Umusaraba TV nubwo byateguwe ngo uyu Baraki akabitegura agatanga n'ibiguzi byinshi akavuga ngo uwabasha kubishobora niwe ndi bushake. Hari Imana ifite imbaraga zitavumika. Haleluya. Hari Imana ifite ubutware butajya bugamburuzwa n'abantu. Ngo Baraki we aravuga ngo noneho ndabizi neza ko Baramu ari we wabishobora niwe munyembaraga nzi niwe ujya ubasha kuvuma abantu bikemera ngo yabavumura nabwo bagahabwa umugisha n'Imana ngo ariko ndakwinginze ngwino bamvumira. Tekereza abantu watumweho kugira ngo bavume. Imana yambwiye ngo imbabazi ziracyahari. Niba waravumye ukatuza akanwa kawe ngo runaka ukamuvuma bitewe nuko hari ababikubwiye bitewe n'ibiguzi wahawe kugira ngo uvume ubu bwoko. Imana yambwiye ngo hari ubwoko butavumika. Amen. Ubu bwoko butavumika ngo nubwahawe umugisha n'Imana. Ubu bwoko butavumika nubwoko Imana yavuzeho. Ntabwo Imana yigeze ikuraho ba Baraki baracyahari. Umva aho ukorera Baraki arahari, aho usengera Baraki arahari, ahantu hose wirirwa Baraki arahari ngo arakwanga ku rwego yumva yatanga n'ibiguzi by'ibyo atunze kugira ngo akuvume. Ariko umva ijambo Imana ivuganye nawe muri 23:8 haravuze ngo navuma nte uw'Imana itavumye narakarira nte abo Imana itarakariye. Iyo Imana itugirire neza. Ngo Baramu kuko yari afite iyerekwa ndetse n'ihishurirwa rikomeye ngo igihe cyose bamusabye kuvuma yaragendaga akabanza agakora icyo bita igicaniro ngo akabanza agatambira Uwiteka ibitambo ngo incuro 7 byose ngo agafata ibimasa amapfizi akagerageza ngo akabanza guhereza Uwiteka icyubahiro cye ngo kugira ngo amwemerere kuvuma. Imana ishimwe kuko itatwemerera kuvumwa.
ntabwo yakemera batuvuma ngo byemere. Nicyo gituma Uwiteka ukuntu kose yabigenza kugira ngo uyu muntu akuvume, ntabwo Uwiteka azabyemera bikugeraho. Uyu muvumo ngo babaraki barawugendana, muricarana, yakureba gusa, yareba uko umeze akavuga ati runaka ntabwo nshaka kwambanaho. Ariko hari Imana yakuremye. Iyo Mana yakuremye ifite ubutware bubasha gutuma Baraki atazagushobora. Imana yagushizeho ifite imbaraga zibasha gutuma Baraki atabasha kukuvuma ngo byemere. Impamvu Baraki atazakuvuma ngo bikunde, Imana yaguhaye umugisha utaravuka nshuti yanjye. Imana ikugambiriraho utarabaho. Yabibwiye Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya we, nakumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko wakubyaye, ngo ngutoranyiriza kuzaba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ntabwo Imana idutoranyije ubu ngubu. Amen. Ntabwo Imana idutoranyije ubu. Na nubwo yadutoranyije twavutse tutaranabaho, Imana yari yaradutoranije. Ifite imbaraga zibasha kukurinda ibiguhiga bihari, ariko ntibigushobore. Baraki ngo tubana nabo, ngo Baraki yabwiye Baramu ngo rega ngo ubu bwoko ngo ntewe ubwoba nabwo, ngo kubera ko ngo bufite amaboko, ngo ni benshi, ngo bamaze gukwira igihugu cyacu, ngo ndabona tutazabashobora. Ngo ariko njyewe iyo nirebye mbona ndafite ubushobozi bwo kuvuma, ngo kuko nubwo guhesha umugisha nabufite. Imana itugirire neza. Uzi yuko dufite ubutware bwo guhesha umugisha. Ubu butware bwo guhesha umugisha ngo bubamo ngo n'ubutware bwo kuvuma ngo umuntu akabikivume. Ariko ndagira ngo mvugane nawe, ntabwo ubwo butware wabuhawe kugira ngo uzavuma abandi, wabuhawe kugira ngo ubaheshe umugisha. Haleluya. Niba ubahesheje umugisha, nawe ubwawe uri umunyamugisha. Ariko ngo umuntu wese uhagurukira kubavuma ntabwo azabashobora kuko ari abanyamugisha. Amen. Nguyu Baraki we, ngo iyo yabitegerezaga igihe cyose yaravugaga ati ubu bwoko ndabona budasanzwe, ni abanyembaraga, ni abanyamahirwe, ni abanyamugisha. Reba ishyari riri mu kazi kawe, reba ishyari riri mu kazi, reba intambara uri kurwana mu rugo, reba intambara urwana mu buzima bwa buri munsi. Baraki arahari. Ariko niba Baraki ahari, hari ikintu tumaze kwibagirwa. Umuntu ugasanga afite ubwoba ngo runaka ngo ubwo apfuye ngo nanjye ejo nzapfa. Gute ariko uzapfa kubera iki? Niba yakuremye ikigufiteho umugambi, ntabwo ari cyo gihe cyo gupfa nshuti yawe. Kandi iyo Mana ibasha kwemera ko bakugirira nabi, ibasha no kwemera ko kugirirwa nabi bitagusohoraho. Amen. Niyo mpamvu igihe cyose ibyo batwifuriza siko bigenda, ahubwo iby'Imana igushakaho nibyo bigusohoraho. Amen. Nguyu Baraki ngo abyitegereje cyane, aravuga ngo kandi njyewe nubwo mbanga nta mbaraga mfite, ntago mbishoboye. Abantu bajya bifashisha imbaraga z'abapfumu n'abarozi, bakavuga ati rwose runaka ndamwanga kandi njye simbishoboye, kandi ndabizi ko hari imyuka mibi yabasha kumushoborera. Umva ikintu Imana ikora. Umupfumu ngo iyo abigerageje, njyewe ubwanjye ndi ubuhamya kuri byo. Reka mbibabwireho gace. Tubwireho rwose. Amen. Reka mbibabwireho gace. Njyewe nageze mu gihe 2015, ngera mu gihe nari mfite icyumba cy'amasengesho kinini cyane, abantu barakizi, Kicukiro mu Kagarama. Abantu barazaga ari benshi bagasenga, bakabona Imana, bakabohoka, Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Ariko kenshi abagore batwite nibo bakundaga kubohoka. Ndabizi murankurikiye muri inshuti zanjye, Yesu abaha umugisha. Turaziranye kuri icyo kintu, murakize cyane. Imana ibaha umugisha. Amen. Abagore batwite nibo bakundaga kuza, bafite inda bamaranye imyaka 3, 2, 4 zaranze. Noneho umunsi umwe igihe kiragera, abarozi bo kuwo musozi bahantu nari mfite icyo cyumba cy'amasengesho, ngo bakora inama, baravuga ati ibi bintu ntibishoboka, ntago bibaho. Twe dufite ikibazo, turarangura buri munsi, aho turangurira ibirozi byashize, amafaranga yadushiranye. Kubera iki? Umuntu watuzemo ninde? Haleluya. Muhesha w'umugisha iyo yahageze, ba Baraki barabimenya. Haleluya. Iyo uri umuhesha w'umugisha, Baraki aho atuye arabimenya, arahungabana, ntabakirya ntaryama, igihe cyose ahora yaka umuriro kubw'ibyo ukora. Ngo barangije baravuga ati rero dukwiriye kujya inama, tukazajya kureba uwo turangurira izi mbaraga, tukamubwira ko zitagikora. Hari umuntu waje muri twe, uyu muntu arimo aranetraliza imbaraga zacu, kandi uko azimaraho turimo turahomba, zirimo zirashira akazi kadakoretse. Haleluya. Ndashima Yesu ukora akazi karuta kabarozi. Ndashima Yesu urwana intambara irutiye abandi. Imana ishimwe. Yesu akora intambara
yo mu mwuka itari yo mu mubiri, akaturwanirira abanzi bahari badushaka batugerageza baturwanya, ariko Yesu akaturwanirira bigakunda. Imana ishimwe cyane. Ngo igihe kigeze bagiye ku murozi babiguragaho, ngo baramubwira ati hari akagore kitwa Mama Edwine. Ku izina ry'umwana ni Mama Edwine niryo rizwi. Mama Edwine ati rwose uyu mubyeyi aratugoye cyane, niyo tuzinze abagore arabasengera bakazinguka bakabyara, kandi burya iyo wirukanye imbaraga mu muntu baziroze, bamuroze ukamwirukanamo nk'amahembe, mu izina ry'Imana ntago ubirukana mu buryo bwawe ukavuga ati mu izina rya Yesu amahembe agahaguruka agasubira kwa nyirayo, ntago aba akiyakoresheje. Ayo mahembe aba yacitse intege ku buryo atayatuma undi muntu ngo bikunde, bisaba ngo agira andi masha. Noneho iyo yirukanye kuko uba yatwikishije umwuka w'imbaraga z'Imana, ngo aba yacitse intege, iyo amugezeho nawe bimugiraho ingaruka. Ngo uyu murozi bamugeze imbere baramubwira ati rero uyu muntu waje muri karitsiye akabije kutwangiriza, imbaraga zacu zarangiritse, amafaranga yashize. Arangije arababwira ati reka nzaze njyewe nzabyikorera. Nshuti zanjye, yavuye Ikibungo aje ku Gataro, aza Kicukiro aje kureba Mama Edwine, avuga ati uyu muntu ninde uduteje ihungabana mu byacu. Ariko Imana ishimwe ko igitera igakubitira abazimu mu ndaro ikabanyeganyeza, Imana ikabasenyera, abadayimoni bakava mu byimbo bagahaguruka. Haleluya. Imana izira imbaraga zitandukanye n'izacu. Nshuti yanjye, wirwanisha umubiri nubwo uri kumwe na Baraki, akaba Baraki agushakisha, ariko hari abahesha b'umugisha. Gerageza ubwire Imana ngo ndashaka kumenya umuhesha w'umugisha ninde, ndashaka kumenya ese uwabasha kunkuraho izi imbaraga Baraki yanshyizeho ninde. Hari abantu Imana igifite yabitse mu bubiko bwayo, ngo riyo umunsi umwe aravuga ngo ninjye muhanuzi njyenyine usigaye mu gihugu cya Isiraheli, ngo abandi bose Ahabu yabicishije yabamaze, ngo Uwiteka aramureba ararakara aramubwira ngo hari ibihumbi 7. Haleluya. Amen. Hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Muri ibyo 7 rero Imana yibikiye harimo n'uwo mwahura izi mbaraga zikuboshye zikakurekura. Imana ishimwe. Humura, witinya, izi mbaraga zikubose ni igihe cy'Imana ngo izigukureho. Kandi nanone ni igihe Imana itoranije abantu bo gukora, kuko iki ni igihe Imana ihamagaye abantu kugira ngo yongere irobanure mu batoranijwe, irongera itoranye. Kandi niza gutoranya ntabwo izongera kuvuga ngo ndicuza kuba naratoranije runaka, kuko Imana imaze iminsi ikosora ibintu byari byaragenze nabi. Muhumure, tugiye kubaho mu gihe Imana igiye kugivugana natwe tutagombeye guhendahenda cyane, kuko ibyaha nibyo byatumye tugera mu gihe cyo guhendahenda tukajya twumva itaza. Ubuzima buri mu icyaha ngo butuma Imana itinda kuza, ariko uzarebe iyo umaze kwiyeza no gusenga ikirere cyeyurutse, Imana iraza nawe ubwawe ukajya uyumva. Amen. Amen. Imana idufasha cyane. Nari nshatse kuvuga iki kuri uyu muntu utabasha kuvuma uwo ari we. Ngo uyu mudamu abonye ko bamugeze imbere ari benshi bamubwira ati dufite ihungabana, ibirozi ntibigikora, aravuga ati nzaza mwirebere. Araza rwose azindutse azira ku Gataro. Nanjye nari mfite amakuru y'Imana. Umurozi arangije ijwi ry'Imana rirambwira ngo nuwo mufate. Naramufashe kwihana biranga, intambara iraba, haba bikomeye. Icyumba cy'amasengesho uwo munsi nicyakoze, abo twari turi kumwe barabizi, cyakoraga kuwa gatatu. Nyuma yaho rero umva ikintu yakoze, yagiye kundogesha ngo muri Tanzania ahantu hakomeye, aravuga ati uyu mugore akabije kwangiza imbaraga zacu, ariko ndagira ngo mbabwire twaherewe izi mpano kugira ngo twangize izi mbaraga z'abarozi. Ntabwo Imana yaguhaye impano ngo uzitwikire. Haleluya. Nta nubwo yaziguhaye kugira ngo uzikoreshe mu bintu bitari ngombwa, azikoreshe mu byo zigomba gukora. Kandi uzikoreshe mu gihe cyose, wizikoresha ngo haraho nzikoreshereza ngo ahandi ntizikore. Nubwo haba nijoro kora, haba ku manywa kora, iyi mpano iri muri wowe irakenewe, hari abantu bayikeneye. Nubwo rero abo bantu bayikeneye hari n'abandi bayirwanya, ariko umva umuntu urwanya iyi mpano ntazayishobora. Amen. Ngo ageze ku murozi muri Tanzania amubwira uwo mugore uwo ari we. Aya mazina yacu tuvuga kuri social media, uretse Imana iturinda, ba Baraki baba bayakeneye. Uyu mubyeyi ngo igihe basutse amazi bashiramo imiti, ngo bavuga amazina yanjye kugira ngo bandoge. Igihe cyose ngo ifoto yahitaga iza mwiyobase. Igihe ifoto ijemo ngo uwo mupfumu aravuga ati iyi nkota niyitera mwinobase, noneho iyi foto ye nkayihamya.
amaraso agahita aza mu ibase, uyu mugore ahari arahita apfa. Nanjye nari mfite amakuru, nshuti zanjye, dufite amakuru atari ayo twahawe n'abantu. Gerageza ushaka amakuru. Imana ifite amakuru yizewe. Imana ari yampaye amakuru, irambwira ngo bagiye kukuroga kandi uyu muntu yagiye ahakomeye, fata amasengesho y'iminsi 3 usenge. Narasenze. Muri icyo gihe barimo barandogesha, nge nari ndimo ndasenga mu butayu bwa Samuduha. Imana ikavugana nanjye ngo igihe cyo kuyasoza ntikiragera. Yaje kubimbwira nyuma uwo murozi arimo yihana ngo igihe bateye inkota ikanga igacika uyu mupfumu, ngo uyu mupfumu arangije aramubwira ati rero uyu mugore ndimo ndagerageza kumwica ntibikunde. Aramubwira ati uyu mugore umuriro ngo yakongera kugerageza, akamubwira ati uyu mugore umuriro. Mureka amabwire, reka tube umuriro. Haleluya. Amina. Ibigushaka bisanga uri umuriro. Yego. Tuve mu bintu byo kuba mu mubiri cyane, twinjire mu mwuka. Ibigushaka bisanga uri umuriro. Uyu mubyeyi w'umurozi aragerageza inshuro ya 3. Umupfumu aramubwira ngo kuri iyi nshuro niyongera kuba umuriro, amazi ari mu ibase, ifoto yanjye yajemo yahindukaga umuriro, ifoto ntibayihamye, ngo yatera inkota bikanga. Reka nkubwire, ifoto ntago bayihamije. Iyo bayihamye ubu wararangiye. Iyi foto iyo bayihamye ntago ubucibukwa n'ububyaye izo nshuro ubyaye. Uru rugo ntubukiri urimo. Imana itugirire neza. Aya mahirwe ufite suko ifoto batayishatse, ariko Imana yarayimanye. Wabaye umuriro. Imana ishimwe. Ngo muri uko kuba umuriro baramubwira ngo genda uzagaruka ubutaha, ahari uzasanga ari mu ntege nke. Haleluya. Nimube mu ntege nke, kuko intege nke zonyine gusa zibasha gutuma ibiguhiga bikubona. Twinjire mu mwuka, tubwire Imana ngo tugire umuriro. Haleluya. Heneta yaziminiyansa dre. Umuriro. Iyo uri umuriro babaraki baragerageza bikanga. Iyo uri umuriro ibigushaka bisanga uri umuriro koko. Uyu mubyeyi ngo abigerageje inshuro ya 5 yaje kwihanira mu cyumba cyo mu rugo iwanjye. Niwe watuye aravuga ngo ndeka mwababyeyi mwe mwabagabo mwe ndetse n'abasore abo yarasanze muri icyo cyumba, nimubeho mu bihe byo gusenga mu bumuriro. Kuko uyu mugore nagerageje kumwica inshuro nyinshi, ariko ntibyigeze byemera, kuko igihe cyose yabaga ari umuriro. Nawe umuriro ibigushaka ntibiri bukubone. Impera z'umwaka benshi murazitinya, mufite ubwoba ngo abarozi n'abapfumu barimo barahigura imihigo iyo bagiranye na Satani, amasezerano yabo ngo arenda gusohora. Ariko ndakubwira ngo impera z'umwaka Yesu akugize umuriro. Yesu akugize umuriro. Heneta yaziminiyanse, kuko ibigushaka bishizemo imbaraga. Imana ishizemo imbaraga zo kukurinda. Imana ishimwe. Ntabwo yabura kukugira umuriro, kuko babaraki ngo bashizeho n'ibiguzi kugira ngo urangirane n'uyu mwaka. Ariko ivuganye nawe iravuze ngo ni igihe Imana iguhinduye umuriro, ibigushaka ntibikubone. Imana itugirire neza. Heneta yaziminiyanse dre. Haleluya. Rapere wirisika jezimini contraire elabini fobra. Imana ivuganye nawe ngubwo witekaje kukugira umuriro. Uyu mwaka urawusimbuka, urinjira 2024 na rupfu rukikuriho, kuko witeka aguhinduye umuriro. Erega ibigushaka byari bihari, ariko umva uko ijambo twasomye ryatubwiye 23 mu kubara umurongo wa 8 haravuga ngo navuma nte ab'Imana itavumye, kandi narakarira nte abitarakariye. Amen. Wabavumute, wabarakarira gute? Ni wabishobora. Imana yaduhinduye imiriro. Amina. Iyo ngenda mba ndumuriro, iyo nicaye mba ndumuriro. Humva ikizatuma bagushobora nuko uwo muriro wazima, ariko ndakwifuriza ko uyu muriro utazima muri wowe. Umuroza kurebe umubana umuriro, ukugambanira kurebe umubana umuriro, mwanzi wawe mubana umuriro. Hayibere tayaziminiyansa dre. Uyu muriro uhore waka muri wowe, wirinde ko wazima, kuko Uwiteka agiye kubana n'abanyamuriro. Amen. Amen. Uwiteka 2024 agiye kubana n'abakozi b'Imana b'umuriro. Uwiteka agiye kubana n'abapasteri b'umuriro. Inshuti yanjye, Uwiteka arabana n'abasore b'umuriro. Ntabwo ari bubane n'abakobwa b'abanyantege nke, arabana n'abakobwa b'umuriro. Saba Yesu aguhindura umuriro, kuko ibiguhiga birahari, ibikugenza birahari. Nta wavuma w'Imana itavumye, ntibakurakarira ngo bikunde. Ariko Imana ivuganye nawe ngo ubwo iguhinduye umuriro iragukoresha iby'umuriro koko.
amen. Uyu muriro ntukora nk'iby'amazi akora, wo uratwika, haleluya, ugahinguranya, ugasenya, Imana ishimwe, ugahindura ibintu byose kuba bisha, kuko uyu muriro aho ugeze biramenyekana ko uyu muriro wahageze. Imana ishimwe. Dopere siredra edikotere bosha meniyansadre. Imana ivuganye nawe ngo umaze igihe utwite kubyara byaranze, Imana iguhaye kubyara. Umaze igihe wibaza, warazengurutse wanyweye n'imiti wakuye mu bapfumu ngo barakuzinguye, umva icyo Imana ivuganye nawe. Ene wiritaya ziminiyansadre rota ya zemeni kidevodra. Itsi Imana ivuganye nawe, ibyo byose byaranze, ariko Imana ikoresheje imbaraga z'umuriro, za zindi zitwika, imbaraga z'inzingo, imbaraga bakoresheje bakuboha. Imana ikoresheje umuriro, uyu muriro uratwika kandi nguje gukuraho izo mbaraga zose zari zikuboshye. Imana ivuganye nawe ngo amakwa amaze igihe apfa, baraguhanurira ngo ubukwe umwaka ugashira undi ukaza, ariko dobini stayigid. Imana ikoresheje umuriro ije kugukorera ubukwe. Uyu muriro umurozi arawutinya, uyu muriro baraca arawutinya, aravuga ngo mbese nge sinabibasha kubahesha umugisha, niyo mpamvu no kubavuma ntabishobora, ariko twahawe akanwa ko kugira ngo tubaheshe umugisha. Aya masaha ahabwa umugisha n'Imana kugira ngo ibyawe bifunguke, kuko Imana iracyafite ngo ba Baramu ngo ntiyabishoboye, kuko yari afite iyerekwa, aravuga ngo nabavuma nte, nabishobora gute kandi ari abanyamugisha. Imana iguhinduye kuba umunyamugisha, niwe utavumika. Uyu munyamugisha ntahindurwa n'ibihe, uko imyaka igiye ntabwo ariko arangira, ahubwo arushaho kuba umuriro. Amina, haleluya. Mana ishimwe kubaye umuriro mu gihe abandi bazimye. Topere siredre kandi ni wayasire drai ni taya wayasika ayazimini yasadre. Mana ivuganye nawe ngo ugeze ku rwego uri kwitera ibishinge kubw'ikibazo cya diabete. Imana iravuze ngo wowe ukurikiye umusaraba TV, Imana igukozeho, dore ikoze kuri ubwo burwayi. Dore data avuganye nawe ngo ni igihe agukijije mu gihe wabonaga ko igihe cyawe kirimo kirangira. Imana ikongera iminsi yo kubaho, ni kwivuze ene taya zimini yasadre. Kandi ivuganye nawe ngo dore amaso yawe yararimo areba ibya hafi, ariko ibya kure byari byanze, ukavuga ngo mbonye uyu mwaka urangira, ariko uriya ntuzarangira. Imana ivuganye nawe ngo ni igihe cyo kubaho, kuko iguhinduye umuriro. Leta ya zameni ya sadrere. Kandi iravuze ngo ni igihe cyo gukora, kuko Imana iguhaye akazi. Ni n'igihe cyo kubaho, kuko Imana igukuyeho ubumuga umaranye imyaka myinshi. Dore ni n'igihe cyo kubaho, kuko Imana igukuye muri gereza. Yewe umaze igihe ufite umuntu usengera uri muri gereza, zarayoberanye byaranze. Imana ivuganye nawe ngo ni Imana imukuye muri gereza, ahubwo webe umuriro kugira ngo izi mbaraga zamugenzaga nawe zitakugenza. Topini wirisire zenekide vodraya hedi kotere bosaya meniyase. Kandi Imana ivuganye nawe ngo dore umaze igihe waracitse intege, ariko Imana ikugize umuriro, kuko ibizi ko ibyo urwana nabyo birimo biragushaka bishyizemo imbaraga, ariko Imana iguhinduye umuriro. Ikindi Imana ivuganye nawe ngo mu kazi ubaye umuriro, kuko babaraki muri kumwe, muri kugendana muri icyo gihugu urimo. Harimo babaraki bavuze atariko runaka ahageze gute, nagerageje kumurwanya ngo ibyangombwa ntibiboneke, none arahageze. Ndabona ngo ari umunyamaboko, kandi nkabona ari umunyamugisha, ashakisha uburyo yagushakira ukuvuma, ariko Imana ivuganye nawe ngo iyo mivumo ntabwo iri bugufate, kuko ntibabasha uw'Imana itavumye. Icyagutera ubwoba nuko uyu muvumo waba warawuvumwe n'Imana, ariko ivuganye nawe ngo ntabwo wavumwe. Niyo mpamvu iyo mivumo yose Imana yigukuyeho. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Edepaya siredraya eniwiritakuwa mangodo bini fobraye. Kandi Imana ivuganye nawe ngo dore umaze igihe ushaka ishuri wararibuze, Imana iguhaye ishuri. Kandi Imana iguhaye ishuri, waribajije ngo ndabigenza nte kugira ngo ngere mu iki gihugu kwiga. Imana itanze uburyo n'inzira, niko Imana ivuganye nawe. Eniwiritaya zimini yasadre. Kandi Imana iravuze ngo shira ubwoba, kuko iguhinduye umuriro, ikurinze babaraki. Imana iguha umugisha. Kandi Imana ishimwe ko
kwikurinze ba Baraki. Abo ba Baraki ngo barakubwiye ngo ntaho uzatugerana nta nubwo uzatera imbere ngo byemere, ariko ivuganye nawe muri kubara 23 iravuze ngo mbese wavuma nde uw'Imana itavumye, ubitarakare wa murakarira ukabishobora. Imana igukweho uburakari bw'abantu, Imana ishizeho kuba umuriro kuri wowe, ikuyeho inzitizi zari ziriho, Imana ikwirukaniye ba Baraki, Imana irabirukanye, niko ivuganye nawe. Ni wiritaya seminiyansa drere, kandi Imana iravuze ngo ni wirita kide vodra. 2024 Imana izabana n'abahindutse umuriro, kandi 2024 Imana izongera kuko ini wiritaya seminiyanse kukugarukaho, kandi izagaruka ngo ifite ubutware kuruta uko wabanye nayo mbere, ngo ubu nico gihe Imana ije kubana nawe, abakureba bakabona uri umuriro. Ene wiritaya seminiyansa drere, niko Imana ivuze. Taya bini fobra. Imana ikijije uburwayi, kandi Imana ikijije uburwayi, Imana ikuyeho niwiritaya seminiyansa drere, izo mbaraga zimaze iminsi zikugenza, Imana ikuyeho ako gahinda watewe na Baraki. Dore niwiritaya, dore ijisho ryakurebaga nabi rya Baraki ngo Imana irikuyeho, dore amaso yaramaze igihe ngo akureba igitsure, Imana irayakangaye kuko ivuganye nawe ngo uhindutse umuriro imbere y'abanzi bawe, uhindutse umuriro imbere y'ibyaguhigaga. Imana iguhinduye umuriro, humura, niko Nyiringabo avuganye nawe. Shalom shalom. La paya sire drere, niko terebo saya meniansa drere, kandi ni taya jezimi ni contraire dotaya. Imana ivuganye nawe amagambo akomeye. Yesaya 48:7, niko terebo saya meniansa drere, iravuze ngo biremwe none hasi byakera nshuti yawe. Utazavuga ngo nibya bindi umenyereye byo mu miryango, utazavuga ngo banko bambwiye ko bazanjyanayo, ngo bambwiye ko bazananyishyurira ishuri, ntacyo bitwaye sinasenga kugira ngo nige. Imana iravuze ngo biremwe none hasi byakera, ngo kugira utazavuga ngo wari igeze kubimenya, ntago ari ibyo wumvise, nta nubwo Imana iremye ibyo wamenyereye. Imana ikoze ibidasanzwe. Enetaya zeminiyanse drere, mu bidasanzwe Imana ikoze, ivuganye nawe ngo igukinguriye amarembo, kandi Imana iguhaye akazi gukuye mu bushomeri. Dore Imana itanze perimi ku bantu mumaze igihe muzisengera, Imana ngo yongeye gukingura amarembo, kandi Imana iravuze ngo uyu mwaka Imana ikuyeho impfu nyinshi ku bantu bayiri imbere, kuko muhinduye umuriro. Ibyabahigaga zari imbaraga z'abarozi, ariko do benestaye gide vodrere, Imana ikuyeho izo mbaraga. Imana ibaha umugisha, turabakunda cyane. Yesu agomeze kubitaho, kandi ukuboko kw'Imana kubashe kunibaya siredra, kubashe kubakorera ibiruti byo mwebwe mwasabaga. Imana ibagirire neza. Mana turagushimye. Enetaye gide fodre, wowe wenyine gusa ujye umenya ko Baraki ari umwanzi w'Abisiraheli, ugahita witegereza ukamenya ko Baramu atabishobora kubavuma, kuko Baramu afite iyerekwa ngo Baramu agahita asubiza Baraki ati nabavumane. Abantu Imana itarakariye sinabishobora. Imana ishimwe. Uri mwiza kuri ubu bwoko bwawe, uri mwiza ku bantu bakurikiye iki kiganiro, uri mwiza ku bantu bafite umugambi wo kukwizera no kukwegera. Zina ryawe nirihabwe icyubahiro. Umugisha umuntu wese wumvishe iki kiganiro, urwaye akire kubwira ijambo no kuryizera, ufite ibibazo umubere igisubizo, wabonaga ko ari igihe cye abona ko kirangiye umubere itangiriro, kuko ni wowe wenyine tangiriro ukaba n'iherezo, ubasha kumenya ibyo watazi, umufitiye ejo hazaza heza. Izina ryawe nirishimwe. Ngaho tanga ubuzima kubendaga kububura, uha amahoro abatari bayafite, abari bigunze bongere basubizwe mw'ibyiringiro, kuko ijambo ryawe ni humure, ni umutsima utera imbaraga. Ijambo ryawe rizaduhesha n'ubugingo. Urakoze Yesu. Shigikira umuntu wese wumvishe iki kiganiro, kandi ugiherekeze. Ucyumva niyumva ijwi ry'umuntu, ahubwo yumva ijwi ry'iyamutumye, ari we Kristo uri mu ijuru. Turagushimiye ku bwa byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha, kandi Imana ikomeze kukwagura amavuta n'imbaraga bikakuburaho mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hashobora kuba hari umuntu ushobora kwifuza ko wamusengera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, wamugisha inama, dufashe uduhe nimero za telefone. Yego, nimero yanjye ni 078 91 22 425. Yesu abaha umugisha. Urakoze cyane inshuti bavandimwe mudukurikiye. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Ciao ciao.